Abaduteze amatwi ku biganiro bya DPR TV twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo. Turi ku wa mbere tariki 12 ukwezi ni Mata 2021. Aka kanya rero nk'uko bisanzwe tugiye kubagezaho ubundi buhamya bukurikiraho, ariko mbere y'uko dutangira tubanje gusuza abantu bose badukurikiranye bari mu bice bitandukanye by'isi, abari i Buraya, abari muri Amerika, abari muri Afurika, abari muri Aziya no mu bindi bice bitandukanye by'isi. Tubahaye ikaze ku kiganiro cyacu kuri DPR TV. Tubamenyesha ko DPR TV ari channel ibagezaho ubuhamya butandukanye bw'abantu bagiye banyura mu bintu bitandukanye. Ubwo buhamya bugatuma abantu bahinduka, bukababera isomo, bukababera icyigisho, bagahinduka bakava mu byo barimo bitari byiza. Nawe ufite ubuhamya watwandikira kuri channel yacu, ukandika muri comment cyangwa ukabinyuza kuri email. Hari email iri aho kuri ekara murayibona, mwatugezaho ubuhamya bwanyu kugira ngo mufashe abantu batuye isi kugira ngo bahinduke bave mu bibi. Tutabatindiye rero tugiye guha umwanya umumama Eunice kugira ngo atugezeho ubuhamya bwe. Ubuhamya bwe bukubiyemo ukuntu yari mu bintu bibi, yari mu biyobyabwenge, ari muri groupe zijya mu bintu bitari byiza, ariko ijwi ry'Imana rikaza kumuhamagara akaza kwigarukira, ubu akaba akora umurimo w'Imana. Ntabatindire rero katumuhe ikaze. Murakoze, Yesu abaho umugisha. Gadi Yesu nashimwe. Turashima Imana kuko yadukijije kandi icyongera kudukiza. Gadi jewe ubuhamya bwanjye bw'ushaka, kera nari umunywi, nari mfite group twari kumwe banywa inzoga kandi ari insambanye, ariko jye mu nsambanye ntago nari ndimo. Ibyo bambwiraga byose narabemereraga, ariko umutima wanjye warazunitse, numva igitsina gabo kitandi ku mutima. Ariko bagenzi banjye barambwiraga nk'unuya ngo burya umuntu wese afite gukundana na mugenzi we, ko ukabana na mugenzi wawe. Jye numvaga naravuye mu rugo rwanjye, numva ntasubirana n'undi mugabo, kuko ibyo nabonye kwa mugabo wanjye ntago byanshimishije. Ahubwo ho kunshimisha byatumye niyahura mu nzoga mu nshuti zanjye, bantwara mu nzoga ndanywa. Ngeze aho ngaho ndavuga ntumbu ibyo nkora ntago ari byo, kanizere Uwiteka ankize. Ndabyuka mu gitondo uwo munsi hari kuwa gatandatu, imvura yaguye iguye, ndataha. Ngeze mu rugo aho twari turi twanyweraga, abana inshuti zanjye bampa amafaranga, barambwa urira ivatiri kugeze mu rugo. Ndavuga nti genda n'Imana yanjye irangezayo mu rugo. Ndazamuka ngeze mu rugo, munsi y'urugo ntaragera mu rugo rwacu, inkweto imwe irasigara, ndagwa, ijipo irashwanyuka, ngenda igarukiye mu bibero. Ndavuga ntago bimariye, kuko ibi byo nkoze ntago ari byo, ni umwanzi nkoresha atyo. Kuko iwacu twakoze turi abarokore baba poroso, tuzi Imana, tukagenda mu rusengero tugahimbaza. Bwo maze gukura rero mbonye groupe izo ngizo ziranyangiza, ndavuga ntago ari byo, ibi ntibinyubaka ahubwo biransenya. Ndagenda ngeze mu rugo, nkomanga, mama arakinguye, ndinjiye ndaryamye. Twaje tuye hariya ku Mushumba Mwiza, ndinjiye ndaryamye. Maze kuryama, bukeye mu gitondo ku cyumweru ndabyuka, ndebye uburiri ndyamyemo, ndavuga siwe ubu ni uburiri bwanjye cyangwa n'ubwundi. Nari nashashe amashuka yanjye y'umweru, ndavuga sibi ni ibiki, uburiri bwabaye ikigina, icyondo gusa. Ndavuga Mana mbabarira byose ibyo nakoze, nanyweye, reba ukuntu nagize uburiri. Ubu mama naza akareba uburiri bwanjye aravuga ko ndi umwana we cyangwa. Gada aho niho nakirijwe, nakira agakiza k'Imana. Ndavuga rero Mana mbabarira ibyaha byanjye byose byo nkoze n'ibya bagenzi banjye banshizemo, kuko nanywaga urumogi. Twanywaga inzoga tukanywa urumogi, tukagenda tukavuga ngo amasaha arashyitse tuzamuke mu giporoso tujye kwidagadura nk'abandi, kandi ubwo ntitugura inzoga, ariko groupe nizo zigura. Gadi jewe nanyuze kure,
ariko ndashima Uwiteka kuko ubu yarangaruye, yanshyize mu gituza cye, yangeretseho ibiganza bye, ubu yaranyejeje kubera kuko ubu ndi umudiyakoni ukomeye mu rusengero. Ibyo byose ndabishimira Imana, kuko iyo utabonyeho ibintu hanze ntago wamenya ikijya imbere, kandi ntiwakwemera icyakwereka ijambo ry'Imana ukamenya n'agakizo icyo ari cyo. Ubuhamya bw'uyu mumama nkibwumva numvise ari ubuhamya butangaje cyane. Buryo Uwiteka ashobora kugukura ahantu utatekerezaga, hahandi kure cyane mu manga, aho utatekerezaga, utibwiraga ko wava, aho utari uzi ibyo wakoraga, usa nk'umuntu usinziriye. Mwari mwabona iyo umuntu asinziriye agakanguka, ukuntu aba atazi n'ibyo yari arimo, cyangwa umuntu iyo arimo ararota. Uno mumama aduhaye ubuhamya bwiza cyane. Iyo isaha y'Imana igeze, ihindura amateka yawe, ihindura ibibi byawe, ukaba umuntu ufite akamaro muri sosiyete, ukaba umuntu w'umumaro. Mujye musenga Imana, mube abantu b'umumaro, abantu bafitiye isi akamaro. Twese, buri muntu wese, buri kiremwa cyose cyaremwe kiri icy'agaciro, ariko Satani yaraje byose bigira bibi, ariko hari ubihindura byiza, agahindura amateka, agahindura situwasiyo z'abantu. Ubu buhamya rero bwakagombye kubera urugero abantu benshi cyane babukurikiranye. Reka rero tugiye gusomera hamwe isomo riboneka muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 6 kugeza wa 7. Haravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumambaze akiri bugufi, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Imana iyo ikugendereye ntabwo Satani ashobora kukugira uruhare na rutoya mw'abantu mwe. Rero niyo mpamvu mbabwira, ntimugacire bagenzi banyu imanza, kubera ko isaha y'Imana iyo itaragera, yitegereze. Ariko icyo nagira ngo mbabwire, umutima w'umuntu habamo amajwi abiri. Hari rivuga cyane riranguriye nka mikoro, hari na rya jwi ryongorera. Ijwi ryongorera nubwo tudakunda kuriha agaciro, ariko ni ijwi ry'Imana, ni ijwi riduhamagarira guhinduka tukakira agakiza. Ariko ijwi rikubwira rivuga nka mikoro ni ijwi rya Satani, riba rikunyuza mu nzira itari nziza, ya nzira ngari, ya nzira Satani abakubwira ngo inyurire hariya hari freedom, ariko aho uri buhurire na accident zitandukanye. Ariko rya jwi ry'Imana rikunyuza mu cyanzu, hahandi ureba ukavuga ngo hari amaha, hari inzira y'inzitane. Hariya rero niho Imana igukiriza, kuko ahantu abantu benshi batanyura niho burya haba hari umutekano. Imana ikomeze kubagirira neza kandi mukomeze kugira umunsi mwiza. Murakoze.